urabona ino modoka yanjye irabeni iki kintu irakizamura. Iyi moteri izamura ariko wakibaza ngizana. Iyi moteri nkoresha kugira ngo izamure iva muri bya biradiyo bya kera bya kasete. Urabizi biriya biradiyo bya kera bya kasete hari ukuntu byazunguzaga kasete. Iriya moteri yayo niyo naje nkoreshamo hano aba ariyo nyishyiramo. Noneho urabizi ikintu twakwita nka regiteri cyangwa DVD. Urabizi ko haba harimo kwa kundi ukanda sedi kaza ikajya imbere ikajya n'inyuma. Turiya tudinamo ko ari tubiri nitwo nakoresheje. Dore ngutu hano munsi hano ngutu twatudinamo dore ngutu imwe ebyiri. Ziriya dinamo zikuru sedi zimwe zikanayisikana nizo nakoresheje. Urabona maze gukoresha ziriya dinamo. Urabona iyi ni antene. Ni antene. Izi antene gutya ziri connected ziri active. Ubu ni imvura iramutse iguye n'andi wabona ngo no sinyari no sigino nyine amariza kabura imvura yanaguye bimeze nabi. Ni ikikoreka ko nyine mbona nakoresheje ari amasense yo muri DVD. Akura bizi ko DVD usanga yakira volute 250 n'ibice 7 kugarukira aho ngaho. Ariko imodoka yanjye iri gukoresha volute 9 n'ibice 2. Urumvira irabura 2 n'ibice 3 ngo ibe yanganya n'izi modoka zisanzwe kubera ko iri gukoresha umuriro mwinshi. Noneho reka mbere ku buryo babikoramo. Urabona gutyanira zamuye. Urabona hano yazamuye. Ubona akaho kanda. Kuzamura na kanze kane. Noneho kumanura ni kane. Kuzamura ni kane. Urabona ntiyagenda firiya umuntu arikoze ngo igihe. Harimo firiya. Urabona tugira ngo firiya munini ibintu birenze dore. Ntabwo ari ibintu birenze abari ibintu by'insinga. Wakoze firiya migenda. Urabona gutya gikuyemo. Kaza nutugonge mno. Iyi wayiterura se? Tubashimiye ko mukomeza kudukurikira. Iyi ni Marika Africa TV. Turabakunda. Tubahoza ku mutima. Uyu mwana ni umwana w'imyaka 13 yiga P6. Afite ubuhanga. Abenshi bamubona nka makanika. Abandi bakamubona nka metere. Abandi bakamubona nka engineer. Umwite icyo ushaka. Uyu mwana ni umuhanga. Yavukiye ku Muhima. Yisanga akunda ibintu bya mekanike. Uyu mwana ahora akora umunsi ku wundi ashaka uburyo yakwiteza imbere n'uburyo yateza imbere umuryango avukamo. Iyo muganiriye akenshi akubwira indoto ye. Akubwira ko ashaka kuzakora indege. Ntiwamuca intege uko ubikoze. Amabatiri ariye yo muri iPad twatwa dufite ndi kuyategura kubera ko ari amabatiri y'abayonzi. Nibyo ndi gutegura. Amaferi ya mu wenkazu. Anzi ko amaferi kanda nawe ufite ikibazo. Iyo muganiriye agenda kwereka ibintu byinshi bitandukanye agenda akora umunsi ku wundi. Adusezeranyije ko mu minsi iri imbere azatweka indege azaba yarakoze. Uyu mwana yavuze ko ari umuhanga ntabwo wabeshye koko. Iyo agenda akubwira yuko hari udukoresho tumwe na tumwe agenda abura kugira ngo yuzuze indoto ze. Kavuga yuko nubwo yiga primaire ariko najya mu mashuri yisumbuye agomba kuziga ibijyanye na mekanike. Avuga yuko mekanike ariyo izamuhindura ubuzima. Mufate nk'uwawe, umufashe
nk'uwawe. Bivuze yuko igihugu cy'u Rwanda gifite abahanga ntabwo waba ubeshye, wabibona hake, wabishobora ni bake. Ndabizi nawe udukurikira hano kuri Marika Africa TV watangiye gutangara, watangiye kumirwa ubuhanga abikoranamo. Iyo agusobanura uburyo abikoramo akubwira ko bitamufata igihe kirekire, ko ibyo akora ntabwo ashakisha ahubwo bimurimo. Ni nayo mpamvu abikunda. Azabikora paka ageze ku rwego azafata ibyuma akabihuzahuza akabikoramo imodoka twese tuzajya tugendamo. Iminsi ishize yagerageje kugenda ahuzahuza ibiti, ateramo isumari, acibwa intege n'abamubonaga bambwira ko bitazuzura, ariko yavuze ko iby'ibiti yabivuyemo ahubwo agiye kwiga gusudira, akazakora imodoka ikajya mu muhanda, agakora imashini ikajya ikora imihanda. Ni indoto ye. Tubashimiye ko mukomeje kutwumva kandi twizeye ko aho muzahurira uyu mwana muzamushyigikira mukamufasha kugira ngo agere ku ndoto ye. Turabakunda. Mwari kumwe na Marika Africa TV. Nakagaruka.